byiza gukurikira ubukungu docs. Reka tugire ikintu tuvugaho. Ubushize nashimiye abantu barebye ibiganiro twakoze kuri Ethereum. Hanyuma uyu munsi hari ukuntu gatoya turi buse nk'aho duhindura. Mwabonye yuko hari abantu bizera muri intuza Central Bank Digital Currency. Mwabonye yuko bari muri gukora ikintu cyitwa Ideathon. Ideathon ni ukuvuga ngo bari kubaka infrastructure bizagenderaho ku buryo abantu bari gutanga concept yayo ndetse n'amaproje bumva barema ajyanye nayo ku buryo ushobora gutsindira amafaranga, bakaba bagira uburyo nabo batera intambwe mu kuba baba bafite proje zubakiye kuri iyi cryptocurrency. Ariko ngiye uyu munsi ntabwo ari cyo ndi kurebaho, gusa ngiye ndi kureba n'urugero niba turi muri 2025 ni uburyo wowe watangira kwitegura uko muri 2027 bizaba bimeze. Impamvu mvuze icyo kintu, hari ikintu abantu babonye bagira ngo cyarangiye metaverse cyangwa se ibi bya crypto. Ntabwo ari ikintu abanyarwanda mwagakwiye kuba mureba gutyo nk'amakuru, kubera ko wenda bakubwiye yuko kitema ariko ukumva yuko isi yawe ari akazeru. Abantu babireba ibi bintu biri hano kugira bihagume. Ubutaha tuzasobanura impamvu nubwo birwanywa ariko bikiri kwidomira cyane. Proje nyinshi bino bintu biri gutanga andi mahirwe ku buryo metaverse na cryptocurrency ni ibintu birimo birahindura isi uko tuyizi uyu munsi, ku buryo n'u Rwanda byanze bikunze hari icyo bisobanuye. Reka uyu munsi rero tugerageze turebe icyitwa blockchain, virtual reality cyangwa se bino bizwi nka VR, ndetse n'ukuntu na digital economy urebye neza bishobora kugufasha kuba wakora company mu minsi iza, cyangwa se ukaba warema akazi. Iyo innovation wirwa ubwirwa nawe ukaba wipositionye neza muri bakeya mu Rwanda bashobora kuba bayitayeho. Ntabwo tukubwiye ngo ugende uhangana, ariko ni ubumenyi uba bufite right timing ishobora gutuma nawe bihindura ubuzima bwawe. Rero birahita binakwereka impamvu nawe ari ngombwa yuko utangira kuinvestisa icya mbere skills apana amafaranga muri iyi si ya metaverse ndetse n'ama cryptocurrencies. Ubwo ni ukuvuga ngo hano ushobora kuvuga uti iyi si virtuelle ni gute abantu interacting, ukabona bakoresha amavatari cyangwa se umuntu akambara VR agatembera igihugu akareba ibintu ibyo ari byo byose, ndetse ukaba wanigirira imitungo yawe iri digital. Ariko abantu benshi ntabwo muri kumva ukuntu iyi blockchain na crypto ari ibintu by'ingenzi kugira ngo iyi si ibeho. Abantu iyo muri kumva abantu bari kubabwira ngo baguze ubutaka muri virtual land cyangwa se mu butaka buri digital, abantu buriya hariya naho baragura bakagurisha. Ni ukuvuga ngo nayo hariya habaye abakomisiyoneri. Ikindi nanone hari amagame ukina ukajya ugira amakrypto wunguka. Ibi ni ibintu bihari. Ni ukuvuga ngo none ntabwo naje kubibigisha kubera nk'uko twabibabwiye crypto ntabwo zemewe mu Rwanda, ariko iyo nkubwiye ikintu wowe ku giti cyawe ushobora kugenda ugakora research nawe ukabasha kuba wabibona, kubera yuko byo hari game ukina ibintu wunguka, hakaba harimo amakrypto ukaba wagurisha n'amasomo yo kugira iki, yo gukina izo game. Hari abakiriya benshi byatari iyo barimo barababwira ngo Afrika ituwe na 70% y'urubyiruko, ntabwo baba barimo barakina, nuko hari icyo bisobanuye. Ikindi hari ikintu twakubwira nanone muri izi virtual business, ni ahantu ushobora no kugira boutique ukajya ugurisha ibintu abana bakoresha mu magame. Ni nayo mpamvu rero amacurrency ari gukoreshwa hariya ntugire ngo ni amafaranga y'amadolari cyangwa ikindi. Bishoboka ko wayahindura amaya, ariko hariya ushobora gukoresha za bitcoin, abantu bagakoresha ethereum, ama stable coins. Ibi byose wenda ubutaha tuzagerageza tubitandukanye. Aya ni amafaranga akoreshwa ku buryo ntareba ngo uri umunyarwanda cyangwa se uri uwa hehe, hariya muba muri mu bundi butaka muvuga ururimi rumwe rwa gaming. Ibintu mukenera ari ibintu bikenerwa aho hantu, bitari ibintu wabona hano hanze za kugura. Ni nayo mpamvu nyine abenshi iyo murimo murabireba mugira ngo barimo barabikina barasaze, ariko mu kuri hariya hari amahirwe mudashobora kumva uko angana, kubera yuko nk'ubu ngubu hariya ushobora kwiga gukora kuba umu designer. Bino abantu ba designing bakoresheje Photoshop, hari ushobora no kudesigning ibintu muri 3D dimension. Hariya barahari cyane, hakenewe aba designer ba designing ibintu bibera muri digital, abasha kubikora mu buryo buri digital cyane cyangwa se buri muri 3e dimension cyangwa 3D. Ndetse hanongeye hanakenewe n'abahanga mu baba developer muri blockchain. Ni ukuvuga ngo abahanga cyangwa se abana biga code mushobora gutangira gufata ama courses
ukiga uburyo waba umudeveloper wo muri blockchain ndetse ukaniga n'uburyo waba umwenjeniyeri muri virtual reality. Impamvu ndi kukubwira ibi nonaha mu Rwanda biraza kuza usange bamwe nta nubwo mwigeze mugira amahirwe yo guhura na real life experience muri ibi bintu, usange bifashwe n'abana bahehe bo muri Kenya ndetse na Nigeria dore na South Africa, dore ko bamaze kugera ku rwego rw'ejo n'amakampani arimo ararizinga amafaranga menshi ari muri izi sector. Ikindi cya kabiri, tourisme yo mu Rwanda ishobora kuza guhinduka bitewe n'uko abantu bashobora kuzatangira kuzajya bagira experience y'ibirunga ndetse n'izindi parike mbere y'uko baza mu Rwanda. Ibi byose bizakorwa mu virtual tours. Virtual tours iyo zifite ibintu biri basic bitari avance cyangwa se bitaryoshye, ntabwo abantu bashobora kubikunda. Ibi bisobanuye ikirere ku munyarwanda uwo ari we wese, nuko nonaha uri butangire unige n'ubundi se ibi bya crypto ni ibiki, ku buryo wirinda yuko uzascammingwa ejo nibiramuka bibaye ngombwa ko ubikenera. Ama wallet ya crypto akenshi ari korohera abantu batigeze bajya mu mabanki, dore yuko ubu ngubu nka banki ko yazatangiye n'urugero gucira abantu VAT, abantu bashobora gutangira kureba option yindi. Niba nta yindi option abantu bafite baraza guconsideringa, kuko nk'urugero abenshi bashobora gutangira iyo ba crypto platform ziba zemewe, abantu bari gutangira kuzajya bishyuza amafaranga yabo bakoresheje ama stable coins cyangwa se ayandi mafaranga nkoranabuhanga kugira ngo birinde yenda ya 18%. Ntabwo ari byo ngugiramo inama, ariko economy ni gutya imeze. Iyo ikintu abantu babona ari umutwaro bahita bimukira ku kindi gishobora kubaha andi mahitamo ashobora koroshya ibintu no gusevinga amafaranga yabo. Niko isi yubatse, niyo capitalisme, nicyo biba bisobanuye. Ikindi kintu nakubwira nanone, abantu batangire barebe uburyo bakiga ibintu non-fungible token, babyige babyegereza umutima. Ubushitaha tuzabasomera kuri article yanditswe n'umudeveloper mu bantu bakora ama smart contract mu Rwanda, yasobanuye ikintu cyitwa NFT, hanatwereka n'amahirwe akirimo. Ubutaha muzabibona hano hari ikiganiro kizakurikiraho tuzabivugaho, ho nzasoma article uko yayanditse kuko ari mu bahanga babimazemo igihe kandi babikunda cyane. Muzaryoherwa kandi namwe muzabonamo inyungu. Ndetse abandi bantu mutangire muniga uburyo mwajya mu maproje ya metaverse, munatangire mujye no mu magroupe arimo avuga bino bintu, bari obsessed n'ibi bintu, ku buryo uzajya uri ufite update zijyanye n'ibisi urimo, apana kuba wajya mu bindi bintu bitandukanye n'ibingibi. Ikindi kintu nanjye nababwira, ibi bintu byose maje kuvuga hejuru nidutangira kubimenya tugatangira kubikora, ntago nonaha aba investor muzababona benshi bari kuza bareba uburyo babonamo amahirwe hano. Ukavuga uti se bino bintu byose kwera icyo urimo urabitubwira gutya, we kuki utabikoze, cyangwa se scams zirimo amaregulator y'ibiki ko mu Rwanda tubona bikomeye. Nibyo, ibi bintu byose ntago biri perfect, kuvuga ngo n'ubundi igihugu nk'u Rwanda nacyo kizitonda nk'uko cyitonda mu bintu byose, cyane cyane iyo birebana na regulations. No kuvuga ngo bo bazabanza barebe uburyo ba protecting aba users, n'iki no kuba nta bumenyi bwinshi dufite kuri ibi bintu. Ikindi kintu none mugomba kumenya, VR isaba internet iri ku rwego rwo hejuru. No kuvuga ngo internet yacu birasaba ko na 5G nayo izamura urwego rwacu. Ubwo no kuvuga ngo mu gihe dufite 3G cyangwa 4G bishoboka ko umuntu ushobora kuma experience mbi ishobora no gutuma atanagira intere zo kuba yagira zo kuba yaza no kubireba cyangwa se agakora iyo tour. Kuko muri metaverse ushobora gucuruza tour yo kuzenguruka Akagera Park, ugazunguruka Volcano Park, abantu bakakwishyura amafaranga menshi batiriwe banagira ahangaha, wowe juste kuba ufite connection iri serie no kuba ufite ibikoresho bishobora kubafasha gukora iyo tour. Ikindi kintu cya katatu nanone kiri buzane opportunity, no kuvuga ngo abantu bize blockchain mu minsi iri imbere nabo baraza gukora amashuri nk'ariya mubona yigisha abantu gutwara permis, kubera yuko biraba ari ibintu abantu bari bube bakeneye, ariko banakeneye no kuba bizeye umuntu uri kubibaha. No kuvuga ngo ibi nibitunanira nk'abanyarwanda kubyiga kare, of course tuzatangira kwigira ku bazungu n'aba Nigeria cyangwa abanyakenya, kubera yuko bo batangiye kubyinjiramo, nabo baracyari kugorwa, uhuye nabo ntabwo babimenya neza, ariko gake gake buriya mu gihugu cy'impumyi buriya bakajisho kamwe barayobora. Ni nayo mpamvu ibi ngibi byo nitutabyihutamo hari abazaza kutwigisha. Ukavuga uti se hari abo twakigiraho? Ntago bigoye cyane, kubera ko ntago muri Afrika ari twebwe twenyine twatugiyemo, gusa gutinda kwacu gushobora gutuma none ibihugu biba byinshi, kubera yuko muri Kenya muri Bitcoin ho adoption yayo yarangije kugera hejuru. Abanyakenya buriya crypto bazizi ibintu byinshi cyane,
amaskam abaho n'iki, ariko kuko igihugu ari capitalisme barabanza bakareba adoption n'iki. Hanyuma na leta yatangiye no gucollectinga ama digital tax. Umuntu wese uri gukoresha izi crypto platforms, yaba ukoresha forex cyangwa se ukoresha izi za crypto exchange nyine zino bagahiraho, bari amafaranga leta igenda yunguka uko abantu bagenda babijyamo. Ikindi cya kabiri, abahanzi cyabo muri Nigeria bamaje kumenya NFT icyo ari cyo, non fungible token. Iyi ngiyi tuzayivugaho ubutaha, ariko mubimenye yuko barimo barayishoramo amafaranga menshi. Ndetse na South Africa nayo ifite amakampani menshi ari gudevelopa ibi bya virtual reality, amaje gushakamo nyine agafaranga gatubutse. Ikintu gihari rero, umuntu wenda nonaha uri kureba iki kiganiro ushobora kwibaza uti se wowe wabijyamo ute? Ikintu cya mbere, niba ushaka kujya muri iyi revolution ubu nonaha turi kujyamo, tangira ufate umwanya wawe wige blockchain basics, ugende kuri YouTube cyangwa se ugende ku Coursera, cyangwa se nubona ahantu hari local workshop cyangwa se workshop iri kuba mu gihugu iri kwigisha ibyerekeye na blockchain. Ababibonye hari blockchain conference mu kwezi kwa 11, nuko nabonye ihenze, ariko birashoboka ko nyuma yaho hashobora kuzaba aid wenda urutaha tukazakora indi conference nziza iborohereza no kubigiraho ubumenyi biri basic, ko mu Rwanda hari abahanga cyangwa se hari abajene bamaje kwishoramo umwanya wabo, wenda ntabwo baragira speaking skills cyangwa se presentation skills nyinshi zirenze ku buryo zishobora kubigisha ibi bintu. Ariko hari ama platform n'abantu, wenda urugero kuri ma X mushobora kubona platform yitwa Inogore Fintech, bagerageza noneho kubaha basics ku bintu babishyize mu Kinyarwanda, apana kubibona mu ndimi zivanze nk'uko ntatwe tubavangira. Ikindi cya kabiri, abantu benshi hano batangiye no gukora investment. Ntabwo mwe ntangiye kubibabwira ko mu Rwanda bitemewe, ariko abantu benshi bamaje kumenya. Iyo uvuze Hedera mu Rwanda ntabwo ari ikintu gishya, hari abantu bamaje kumenya ibyo ari byo. Hashgraph, iyo uvuze Bitcoin, iyo uvuze Ethereum, iyo uvuze Solana, iyo uvuze aya stable coins y'aba USDT, USDC, ibi byose mu Rwanda bamaje kumenya ibyo ari byo. Ikindi cya gatatu, birasaba yuko namwe muri wo buryo mutangira kujya mu decentraland cyangwa se na za sandbox, mugatangira kureba ibintu ukuntu muri metaverse bimeze, kugira ngo namwe nimuramuka mugiye kujyamo na cyangwa se ushaka guhitamo yuko ugiye kujya muri ibyo bintu bitazari ibintu bigucanga. Ikindi cya gatatu, mutangire mwige ibintu by'ingenzi cyane. Izi skills zirabafasha apana kuri basic level, mwige mu buryo bwa expert level, mubishakishe mube obsessed ku buryo 3D design muziga, coding mukaziga, digital marketing mukaziga, ku buryo muba muri kurundi rwego. Nta nicyo bisobanuye rero nonaha. Hari n'abandi nimumara kugira ibyinshi mumenya kuri metaverse, ushobora no gutangira company ya consulting yigisha abantu uburyo bajya kuri metaverse baguraho ibintu, bashobora gutangira imishinga muri metaverse. Birashoboka cyane, ndetse biranashoboka yuko wanatangira no kwiga uburyo wajya muri NFT, yaba mu buryo bw'ubuhanzi cyangwa se mu buryo bwa ownership, ikintu kikaba icyawe. Nabyo ibi ngibi birashoboka cyane. Ikindi nanone, mushobora no gutangiza amakampani ya virtual tourism, noneho ukajya wowe aho kugira ngo abantu barebe ibintu kuri YouTube, ahubwo ukajya ubaha experience yo gusura ibice by'igihugu babireba bikoreye mu buryo buri virtuel. Iyi ngiyi idea ntabwo yaba iri gutagetinga abanyarwanda batarabimenya, ahubwo ni ukureba uburyo nawe wapitchinga abanyamahanga. Abantu bari muri biriya bintu bya metaverse baracyafashanya ku buryo bashobora no kugufasha kugira ngo nawe uzamuke, icyo kintu kigume muri infrastructure kugira ngo urebe ko cyakura nawe bikaguhindurira ubuzima, ndetse hakagira byinshi nawe wunguka. Muri make biragaragara ko future cyangwa se future ntabwo izibagirwa ubuzima buri digital, ku buryo n'ikintu cyitwa digital marketing kigiye kugira ibintu byinshi cyane nko kuba abantu benshi baza kubijyamo. Rero dusoza, no kuvuga ngo iyo urebye metaverse na crypto ntabwo ari ibintu bya trend biri buze kurangira, ahubwo internet uko iri kugenda ikura biragaragara yuko ari cyo cyapa gikurikiraho tugiye kujyamo. Ibi bishobora no gufasha n'igihugu, kuko abenshi bari bubone biremera akazi kabo, bana attracting investment, kubera ko project zirenze zikurura investment ndetse na innovation abenshi bari bushyiremo, kuko umuntu muri kamere ye ni umunyabwenge. Iyo yishyize ku kintu akenshi hari ibintu bihinduka. Biri butangire nonaha turi kubivuga gutyo, ariko wowe uri wo kubishyira mu bikorwa. Sinzi icyo ubitekereza, ariko ibi ni amagambo yanjye uyu munsi. Ushobora kuza kumbwira uko ubyumva, ariko nyaboneka bino niba ibindi byaranze hano, gerageza ushobora gusanga ari wowe the next big guy muri ibi bintu, nawe tukaza kuvuga twabonye undi mu miliyarde nk'uko twari twavuze ko Malawi yarangije kubona uwa mbere. Why not? Abona ari wowe ubikesheje
iyi metaverse ndetse na cryptocurrency ndetse n'ubumenyi bwerekana NFT ndetse n'ibi bintu bya metaverse consulting cyangwa se virtual tourism, ni opportunity nawe utarenza amaso. Shalom nawe.